Gushyingira. Gushyingira ku Banyarwanda ni umuhango wo guhuza umusore n'umukobwa bakarema urugo rushya, bakarema umuryango mushya. Iki rero ni igikorwa cy'imiryango ibiri, umuryango w'umusore n'uw'umukobwa ihuza abana bayo bakarema urugo rwabo. Mu Rwanda, umuhango wo gushyingira wakorwaga mu buryo butandukanye hakurikijwe uturere. Aha rero tugiye kureba ibyari bihuriweho n'uturere twinshi mu gihugu. Imyiteguro y'abageni mbere yo gushyingirwa. Ku ruhande rw'umuhungu uriya ari bushyingirwe, bamutegaga amasunzu, bakamwogosha ubwanwa, bakamuca inzara, mbese agakorerwa isuku yose yo ku mubiri. Bamwambikaga uruhu rushya cyangwa se indengera z'abagabo, bamwambikaga ibitare n'inigi nshya, hanyuma abagabo bamutanze kurongora bakamwigisha uko azifata mu bukwe, uko azabana n'umugore, uko azarongora. Ni ukuvuga bakamwigisha gucira imbazi, bakamwigisha kwambika umwishywa, bakamwigisha gukirana n'ibindi. Abasore bagenzi be bamuherekezaga hose, bakamumara ubwoba, bakamutera ijabo n'ubutwari kugira ngo atazabaka ishema agahemuza umuryango. Umuryango wateganyaga abagabo n'abasore bajijutse baboneye bo kuyobora no kugira inama umusore ntibamuveho. Bamurindaga kwandagara, bakamurinda kwifata nabi, bakamurinda gusinda no gukubagana. Bamwigishaga uko azaramukanya, uko azicara, uko azavuga bamubajije, uko azivuga amaze kurongora, ndetse bakamwigisha uko azakirana n'ibindi. Ababyeyi b'umuhungu nabo bariteguraga, bakaraguza, hanyuma bakanatunganya ibizakenerwa mu mihango yo gushyingira, birimo umwishywa. Boherezaga umukobwa w'isugi, ni ukuvuga ufite se na nyina, akajya guca umwishywa uri hasi uturiye igiti, kuko cyaziraga guca umwishywa wanyagiwe uwo munsi. Umwishywa utabonetse bakoreshaga igikangaga. Igikangaga bacyitaga indacika, kandi kikabarwa nk'icyatsi gikuru kuko cyazanywe na Gihanga. Ikindi bateguraga n'imbazi. Umukobwa wabaga yagiye guca umwishywa yarongeraga agaca utubabi tw'imbazi, akadushyira mu mutemeri w'inkongoro, akabishyira inyuma y'irembo. Hanyuma imbazi akazihonda maze akazikamurira mu nkongoro y'isugi. Inkongoro y'isugi hano bavuga ni inkongoro nayo idahongotse. Impamvu babiteguriraga inyuma y'irembo ni uko iyo babizanaga mu rugo ubukwe bwabaga busubitswe. Bateguraga kandi amata. Muri ya nkongoro akamuriwemo imbazi bakamenagamo amata y'inka y'isugi, inka itarapfusha, yonsa ikimasa cyitwa Imana. Uwabaga adafite iyo nka yashoboraga gukoresha amarwa, cyangwa se yashoboraga gukoresha amarwa kuko amasaka ari mu mbuto nkuru ku Banyarwanda. Ayo marwa bashyize nk'imbazi bayitaga ubuhoro bwabyawe n'ubutaka. Noneho imyiteguro ku mukobwa uriya ari bushyingirwe. Bamutegaga amasunzu, bakamukenura hose. Nyirasenge w'umukobwa cyangwa undi mugore wizewe wo mu muryango nka nyirakuru cyangwa se nyina wabo yazaga kumuhana. Umukobwa n'umubyeyi ugiye kumuhana bajyaga mu mwiherero, maze akamubwira uko azajya atsinda abakuru, sebukwe na nyirakuru na nyirabukwe, uko azajya yubaha umugabo we, akamurinda inzara n'inyota, akamurinda gukonoza akayoga kasigaye mu gicuma cy'umugabo, akamubwira ukuntu azajya yubaha abagabo babo, akabaha agaciro nk'ak'umugabo kuko ari baramube, ariko kandi akagarukiriza aho ngaho. Akamugira inama y'uko azajya yubaha abantu bose, cyane cyane abo mu muryango yashatsemo,
inshuti z'umuryango, ariko akirinda agakungu. Yamuganizaga ku kuntu azajya yirinda gutesha agaciro umugabo we, yirinda kumena amabanga y'urugo. Yamwihanangirizaga ku bintu byose bishobora gutuma umugore yasendwa, akamwigisha kandi uko azagenda mu kirago, uko azarira n'uko azahozwa. Yamwigishaga uko azitwara nahura n'umugabo we, uko azakirana, akirinda kuvuna umugabo cyangwa se kumukubita ikintu cyamukomeretsa. Akamuhana kutagira inda nini ku biryo, ko yagombaga kurya bike ahubwo akinywera amata. Ababyeyi b'umukobwa nabo bamufashaga kwitegura bamukorera ibi bikurikira. Barebaga indibu. Mbere y'iminsi nk'itatu umukobwa arongowe, bazanaga amata y'inka y'isugi n'umutsima bashyizemo indibu. Indibu ni imbuto z'ikiriburibu. Ikiriburibu ni insina zo mu ishyamba zigira amabere harimo imbuto zitaribwa. Ababyeyi bahaga umukobwa uwo mutsima akawurya kugira ngo uburozi ntibuzamufate, akaba ariyo mpamvu bawitaga naburya. Bendaga kandi ikigagara n'umukunde, bakakimurasaga kugira ngo azakundwe n'umugabo. Bakareba amase y'imvubu, aya nabo bayamurasaga mu mugongo kugira ngo azabyare vuba akimara gukorwa n'inda. Ikindi cyakorwaga ni ukwambara umukoba. Bamukebaga kuba mu kirenge, nyina akakambara. Ibi bikaba byaramukingiraga amarozi. Amata. Mu gitondo abyutse ari burongorwe uwo munsi, bamuhaga amata maze bakagira bati, kirazira ntawanga amata, uhawe amata n'u Rwanda, uhawe amata n'u Rwanda. Umukobwa ari bushyingirwe bamuteguriraga uruhu rushya n'ubutega azagenda yambaye. Bateguraga ibiseke azatahana, bagategura umubavu wo kosa inkanda, bakanamwigisha uko bayinyukanyuka n'uko azayitaho. Bamwigishaga guteka, bakamwigisha kwarura, bakamwigisha gusasa, bakamwigisha gutegura mu nzu no kumenya kwakira abashyitsi. Ikindi cyakorwaga mu muhango wo gushyingira ni ugutora abakwe. Mu muco wa Kinyarwanda nta mukobwa yashoboraga kwinjira kwijyana nk'aho atagira umuryango cyangwa nk'uwaciwe mu muryango. Bagombaga kumuha abantu bamuherekeza, byerekana ko avuye mu muryango kandi wamukundaga. Gutora abakwe bo guherekeza umugeni byaritonderwaga cyane. Batoranyaga abantu batazabakoza isoni, batazanywa ngo basinde, batazarikira ibyo batarahabwa ngo babone bafite umururumba. Muri make hatoranywaga abantu b'inyangamugayo. Ubukwe bwa Kinyarwanda bwatahaga nijoro. Hatoranywaga abakwe benshi, harimo abasore n'abagabo bo kubarinda. Hagatoranywa ababyeyi bo guherekeza umukobwa, hagatora umukwe mukuru akaba ari we ubakurira kandi akaba ari umugabo. Batoraga abagabo benshi bo kumugaragira n'abasore bazafasha gutwara ibirongoranwa. Hagategurwa muri basaza be uzajya guca hagati. Hagatorwa n'abakwe benshi bo guherekeza umugeni, harimo n'abazaheka umugeni. Batoranyaga umushyingira. Umushyingira yagombaga kuba ari umugore, washoboraga kuba ari umukuru we cyangwa se ari nyirasenge, nyina wabo cyangwa se uwamubandishije. Mu nkuru yacu itaha tuzabagezaho imihango yakorwaga ku munsi wo gushyingirwa.